umuntu undi tunyanze wantwara iki ko ntishyura inzu ngo niwowe unyishyurira ubukode ko ngiye nubatse nuko harimo kumbaga uri kunywa iki shushu agasokozo k'isaha tatwana zakomeye ariko wowe unaona vitu hapa birarangiye ubwa mbere ugiye live guys twagiye bamwita fa n'ubwa mbere se wabonye akazi naho hano abantu bari buze kuza hano hasi muze gufunga kamera zanyu aziro muri buze ugafungura kamera ukamutinga mic yawe bana following TikTok nzajya ngaruka tubona risaba yigonge kamera urabona mfunge kamera oya ufungura kamera ugafunga mic okay ariko bitavuze ko abashyitsi dufite anytime icyo nsaba abantu ugafungura kamera ugafunga mic uyu mushushu uri hasi yitwa Fafa n'umumama wirwanyeho abamama birwanya muri Amerika kugeza batoye undi ongeraho mubwire ngo uri muramukazi we twagiye God ugira umunwa burekeye aho ngaho mutinga mic yawe turaje hagiye kwaka umuriro ese muyango uri kujyayo ko bagira muri mu kibuga cy'indege muyango sizana ku kibuga ari kwisoko bari kuzenguruka hano bari kuzenguruka mu nzu nshakisha utuntu twa hato na hato ariko abantu bari kuvuga ngo barankunda ntibampa amafaranga bagukandeho humura barayaguha sheri uyu munsi tugomba kutatubera Mama la Miracle uriye ko ntakubona Mama la Miracle arampa inzu ntago ari bo minari ariko shaka vuga ibintu byose hano umuntu atanga indege akayikuzana ukayicaramo ikagutwara ikakugeza Bukavu muyame umva hari ikintu nzayakoresha amafaranga muri bume yose uyu munsi nzayakoresha ikintu cya danje twese dufitemo uburenganzira ko ari rapita bwana kino wanakuangalia ni kaka yangu mutapping screen guys mutapping muri bundi mwatana ngo bagiye base nta muntu ngo abantu bancuke umuntu ajya shuka umukecuru hey guys let's go ceceka ntabwo ndi kujya nibuka ko ariwe ndi kuvugana nawe nkumva nahita nkunigaho kaho nawe ndi kuzira ubutsa ndarengana mu sharing live muyango vayo ngo ntabwo nemerewe kuvuga muyango ngwino moderating ikiganiro kuko ngo ntabwo nemerewe kuvuga urakavuga idahiye Godfa oya se kandi nukuri mbere y'Imana bose umpoye iki wowe uzi ukuntu wanyagisha wakaho nawe gute rero ngira umunwa ugaseke barasetse nzira okay so guys mushanye okay turaza kwiyunga nibiba ngombwa ukanyumvisha aho naguhemukiye ariko ngiye ngizwa ni hehe nakunda guhemukiye hehe rero guys twagiye abantu bari mu barebe mu bakunde ahantu wampemukiye urifata ugafata murumuna wanjye ukamushyira kuri live ntagutumiye ngo uze kumushyira uzi ko atari muri showbiz warangiza yavuga ngo ndi umukire kandi ari nge mukiri wabo kwa nyina ugatangira kuvuza induru nese n'undi wundi mukirazi ngaho rekura TikTok universe hano nk'umukirekazi oya ngende umukiri wacu kwa mama na papa ni ngiye mukuru kuri bo bajya bamwitande wa murumuna wari yakuru bamwitande we Vibaceceka. Thank you. Ari. Nago volume yari ihagije. Nukuvuga ngo muri kunyumva neza. Nukuvuga ngo ngewe ikintu napfuye na Godfather igikomeye n'ubundi twadusanzwe dufitanye ibibazo bidakomeye cyane. Ariko Godfather yarame mu cyoga fata yajya gutoka igitutsi kibi bari gutumura arumva ikintu Godfather bajye muri muna wanjye utaba muri showbiz muyango kugiye mu bicu muyango uramuzi abagurukana ndazana Kenisi ndambara ya nera ubwo yatera ko barya muyango ndazana Kenisi muyango hunga Kenisi nguye yaje
Kenisa ariko arihe kuri ku muntu ariko uzi ko Kenisa ari boss wanjye urimo uragiye ukomeza uvuga hano Muyango Kenisa uko wishakiye wowe. Okay, Aria wari ukimbwira aha. urumva arangije azana murumuna wanjye none murumuna wanjye ikintu cyambabaje yavuze like we yaravuze ati njyewe Alia ni umukire abivuze yewe ni n'umwari nawe wetegereza uraje urareba Muyango arakuba hano umuntu Muyango ahita Muyango niba ari ikintu azi kurusha ibindi ni ukuboroka byihuse twagiye nukuroka abantu ureke badutuke nta kibazo Oya ose wanutse ndaya namubrotse sha indaya kuko ni igitutsi kuko ibyo birumvikana ariko hari umuntu uzana akavuga ubusa nk'uwo ngo ntago yaravuze ubusa ariko hari undi uza ukajya ubona wapi. No, they are giving me some gifts on TikTok. Umuntu uzamuka ntafungure kamera uramumerera nabi. Fungura kamera ufunge mic yawe. Abantu ufunga mic yawe ufungure kamera. Hi, how are you? Numva. Warukivuga. Kabano wicara ahantu hamwe bimwe byaye byo kugira ntabwo ugishira kamera ngo bikundi. Tuza uguma ahantu hamwe. No, nobody's casting. Abantu ufungure kamera yawe ufunge mic. Murumuna wanjye avuze ngo ndi umukire none nk'umwana wanjye avuze ngo ndi umukire ari njye umwishyurira amashuri ari njye umugaburira ari wanjye mwavuga ngo ngiye ngo umukire ngo wundi ngo yitwa mu muturanyi kandi umwana wanjye ataranahakandagira. Murumuna wawe rero urumva hajya ngo yitwa atoceceka buretse ntabwo ndaguha ijambo Godfather. Calm down. Okay. Murumuna wanjye murangije muramwihangu yavuze ngo murumuna wawe ni umukire none se nako ngo mukuru we ni umukire. Twebwe dukize ibintu bikeya bwacu turabisangira 100% ntabwo twarushanwa nta mukire ubundi saro wewe indi ntari tegereza nagiye kwaka umuriro. Profete fungura kamera yawe nyari gukundira niba utagukundira uduhaye umwanya twagenda kumva nguteza amatwi. Urumva ko Godfather abantu biha sister wanjye ngo yavuze ngo ndi umukire ariko to be honest nubwo waba ukize bingana iki amafaranga yose ntago wayarira rimwe ubundi ubungubu ufite amafaranga menshi wayaririye rimwe wayamaze uyu munsi warayariye. Aha, so urore ikintu cyakobaje muri iyo live muri live twakoze hakazamo nuko murumuna wanjye to be honest nta wundi mukire yamenye utari njyewe nkuko nta wundi mukire namenye uruta ababyeyi banjye kuko nta bandi bantu bari bankorera ibyiza bibaruta urumva cyangwa wenda umuntu wabinkoreye wadanje urumva nk'ibyo ngibyo nyine hari umuntu nyine ugukorera ibintu byiza mu buzima ubu akaba ari we mukire wawe akaba ari we mukiruzi abandi bose bakaba ari abakene you don't care ntabwo ndi umukire kurusha abandi bantu bose ariko I make sure ko abantu bo mu rugo abantu tuvukana umuryango wanjye ubizi ko ari njye mukire wa mbere mwebwe muza mubabwira ngo umukire wa mbere ninde mpari rero murumuna wawe tugende gake murumuna wawe yaje hano aza yigize umuntu wo muri showbiz aza ntabwo abyigize Godfather Point of correction Godfather oya kwishishisha Godfather akasa mutwe Godfather oya muyango wari uhari wandariye ijoro mu gitondo niwe wampaye report na ikintu yavuze atangira no kuvuga yaravuze ngo njyewe sinzi nuko nta nubwo rwose yarabizi ukuntu bazamuka ntacyo na kimwe nzi kandi tugende gato uretse gato erega gusa ukuntu uwo uzi gukoresha TikTok n'abantu bose baba babizi ubivuga nyine ubivuga uko byagenze uretse gatoya nuko besa kumbuza kuvuga ndahita mpfa ahubwo ikindi abivuge neza uko byagenze uko arabizi ntabwo yabyibagiwe uwo muntu yazanye reba no muri comment ntabwo yarazi rwose nari mpari kuri TikTok yavuze ko atamenyereye imihanda no muri comment bari kubyandika umuntu wazanye murumuna wawe ni Muyango na Dumba ntabwo njye nari muzi Dumba nawe uramubeshye mfite message wamwandikiye uri kumubwira ngo natanye ngo uri kubwira ngo ngenda muzamura muramuke yego Shari vuga ibintu ukuntu byagenze ku murongo ikintu cyo kuvuga ngo ntabwo yaramenyereye imihanda niko byagenze cyangwa siko byagenze
ni ukuvuga ngo Dagi ukuntu bimeze Dagi ntago azi ibintu byose bya showbiz none byarambabaje cyane buriya ngewe Yane but because I'm here to protect bari kuvuga ngo ndikubeshya ariko mwagiye muri kaguharara abakobwa murabaharaye kubera ari bashasha muri kwa oya oya reka abantu bo muri comment Godfather abantu babazi ukuri like n'undi muntu wese ajana kabesha ibi bintu byose ndi kubona bari kuzamura ni ibyanjye ariko bankunda muramparaye cyangwa zahore nza muzajya mubimba buri muntu wese ampa ikintu cya Dagi reba muri comment cy'abantu bo muri comment ndabakunda ndababizuye mwese yaje avuga kuri nana baba bafite amakuru yego ko batangiye kumutama murumuna wanjye ni ukuvuga ngo ngiye ukuntu umeze gatonya gatonya ngiye kubaha aga short story ni ukuvuga ngo ngiye ndi mukuru iwacu ngiye mukuru ndi imfura mu rugo noneho apart y'ibyo yapfuye afite imyaka 19 naramurwaje muzi story nigeze gukora ikiganiro kwa Yago abantu bose barakireba urumva barumuna banjye nibo bana ba mbere nibo banyigishije kuba umubyeyi ntaranabyara you understand urumva rero kuvuga ngo umuntu yaza kamvuga nabi hari barumuna banjye wabukishe Godfather nawe bakugira gutya uri kubyumva kandi nawe uri musaza wanjye ariko nuko watunaniye uragahona bari kumbaga urumva Godfather n'umwana mubi Godfather yarabizi ko sister wanjye biriya binatabizi ariko ufatanya n'abandi bantu butu daimoni ariko nyine kubera kuntu ndakana keza nta n'ikintu mba nabitekerejeho urumva ariko to be honest murumuna wanjye shout out ndabakunda abantu tuvukana cyane cyane Dagi yanakurangiza Godfather yanahakinga TikTok by the way Dagi je nubwo Godfather yavuze ngo naramuzanye reka nkubwire Godfather Dagi n'uyu muntu adashaka kumva ikintu kandi agifiteho notion cyangwa akizi ukundi kuntu gutandukanye akagira clear njyewe maze igenziranye na Alia ariko igihe cyose namenyanye na Alia nzi nyine sister we Dagi nzi brothers nzi friends and family ariko abo bantu bose nta numwe tugira na contact nta muntu numwe mvugana nawe na Dagi ntago tuvugana ewana na wa musaza ndiya muzi na nyuma mu gitondo tubyutse mu gitondo nibwo bampamagaye ari babiri mvuye kudepoza umwana ku ishuri nibwo Muyango na Dagi Dagi yarampamagaye nanjye mpamagara Muyango numvise bya bintu ukuntu byagenze baransobanura ukuntu byagenze ariko nyine numvise ukuntu Godfather nsanzwe nzi ko ari brother wanjye ariko uburyo witwaye ntago bwari bwiza cyane ko you know how sensitive imiryango yacu bimeze twebwe turaba Rwandaphone ariko turaba Kongomani na cya Godfather kirimo you get urumva arangije avuga biriya bintu iki ariko nyine njye nta mutima mubingira yitwa Paul nyine nk'ibisanzwe Muyango va mu matiku uryame ejo batazakuzana ngo wavuze ego njye ndavuga bakavuga naceceka nabwo bakavuga so nzajya nkora icyo umutima untege akasheri wanjye kandi mbigusubije na good way not in a bad way njye ndi umuntu reka mbabwire nabayeho nceceka arakavuga nakaryarya nagaki karaceceka abandi bakavuga nanone naza navuga neza nanone birabababaza navuga nababaye Godfather icyo wabaye kubera ndi kuvuga ibintu uko bigomba kuba biri nababaye buriya mfite nk'ibintu ahugiyemo mureke buriya ngomba guhuga ndi hangaha njye se ntabwo mfite ibindi bintu nakabaye mugiyemo naza hangaha ariya se uravuze ngo ugiye mu biki ibyo ugiye mu biki Godfather ndahari ndi gutega amatwi reka what you have to know ninjye mu bwo gushoboye kandi ushobotse wumvikana na buri wese ashoboke ntabwo twumvikana Muyango bizu baza kwiyunga hanyuma ibyo rero urumva
kese nkuko yari imeze ntabwo nshaka kugira ngo dusubire inyuma. Kese uko yari iteye yaje gusubiza Nana w'inshuti ye kubyo yari yabeshye wapi ntabwo nshaka kuvuga abandi bantu batari sister wanjye. Ibyo bintu uri gushaka kunzanamo ntabwo mbishaka. Godfather njye ndi kuvuga ibyuko sister wanjye yavuze ngo ndi umukire, kandi njyewe ntabwo ndi umukire mu miryango yanyu, ndi umukire mu muryango w'iwacu, kandi umwana wavuze ngo ndi umukire ni uwo mu muryango w'iwacu. Ntabwo nigeze mbatenguha, icyo nabonye twaragisangiye, barabizi ubukire bwanjye barabuzi n'ubukene bwanjye barabuzi. Kuba yarabivuze gutyo ntabwo yavuze mu rwego rw'isi muri rusange, yavuze nk'umuntu tuvukana uzi icyo nabamariye, akaba azi icyo twagezeho kubera njyewe. Urumva kuba yavuga ngo ndi umukire ntabwo ari ibintu bya hatari. Urumva nimushake mukata utuntu twose mushaka gukata, ariko iwacu njyewe iyo nabonye 1000 barabimenya ko nakibonye, iyo ari 2 barabimenya ko nabibonye, iyo ari 200, iyo ari miliyoni 2, ari ya miliyari 2 barabimenya ko nazibonye. You get? Nta kindi nyine ntabwo ushaka kuza ngo uvuge ngo sister wanjye ngo yavuze gutya. Ndabona hano hahiye. Numukire se umukire utararyaho n'ijana ryiwe numukire gute? Abareyo ndabasuhuza mwe. Muyahahiye hati. Iyi ni Team Blue. Hano kuri TikTok abantu bakoze group, ni abantu nyine bafasha abantu nyine bitwa Team Blue. So iyo nyine baje bagashyiramo ino mitima ya Blue, ubu bari kuyiha Fafa, ubwo Fafa nawe ubwo ni Team Blue. Fafa izi turabareyo ariko mana yanjye mujya muryama mwabyara murara mwicaye. Ntabwo mbisobanukiwe. Team Blue nyine like abantu bose hano bafite amazina yabo barongeyeho agatima ka Blue. Ni team yitwa Team Blue. Okay, vuga ngo Team Blue nibashiremo Blue mu hano muri comment zose zireta zinduka Blue. Team Blue mwese muzamuke muri ubururu n'umweru ngaho. Team Blue bose wa Team Blue ahageze mwabimenya mugende gake. Bahita like nyine ni group yabifasha abantu. Team Blue ni ya zose gihe ya super sexy uri kubona. Ego ngaho ndebera none bashyizemo imikara n'umweru. Ari akurusi bibabwiye se aperi mujye muryama niba mwatsinzwe mu bimenya ngo mwatsinzwe. Hano turi muri reyo arababazi. Bro nini ariko wabyumvise Godfather ibyo nakubwiraga. Njye ntabwo I'm not hypocrite. Ndashaka kugira ngo icyo kintu tucyumvikaneho. Sister wanjye nta mistake yigeze akora. Iwacu ni ngero Rujugiro, iwacu kwa mama wanjye. You understand? I'm a good example. Ntabwo nigeze mbatenguha. Mwebwe niba mufite abakire banyu ni abanyu, natwe iwacu ni ngewe mukire wabo. Hello? Turacyemeranyaho 100%. Saba imbabazi rero dukomeze ikiganiro ntitwongere no kubivugaho. Ntabwo ngiye nshaka kuvugana nawe tutarumvikana. Mbabarira. Oya imbabazi se bazishyira kuri plate and then ariko abivuge kuko okay ngiye basi niba nanjye reka nanjye ubwo hari ibintu nanjye yagiye ankorera basi ngiye nanyera kagize. Wewe nduriyajyanyaho ariko nge si cyo shakiramo n'uwo mutima. Oya ari uretse umuntu wese abafite ibintu Godfather shiramo n'urwo rurabo n'uwo mubu. Ego shaka abantu ako kabano we uri imfura sheri. None se bino bintu turi kujya tubona bizamutse biba ari ibyanyu cyangwa biba ari ibyanjye? Ako karozu oya nabwo kubaga nuko hari ibiganiro mba mbona nyine wagira ngo by'abantu bakuru. Rirarashe. Thank you Gakire. Yes barigita. Ariko rero hagati aho mbere ko dukomeza nasaba ko niba bishobotse akabuza ubuguzi gasubira nyirako bamusubije akabebera na Galaxy byanjye. Reka murebe kuko ibi ngibi byo kungurisha ikiwabo. Wanzaniye telefone yindi ngahamagara. Akabuza ubuguzi kagasubirana nyirako unshubije ibyari ibyanjye kuko gusa kugusubiza byo heba kugusubiza sindi bugubwiza hano hacu wambaye. Ariko the making sure ko ibyo nariye byibuza mbigaruje.
ndase ariko hagati aho rero hari n'undi muntu hano anytime umuntu ari buze inde we ceceka urabureba ibintu biri bubere hano abantu gusa bari hano ntibarambirwe da twe tukiri kuri nde kuri Kensi Kensi wabafasha agafata akazi mukora Muyango bira bintu nasigaye nikangamo ndavuga ariko igihe nikigera bana kakubona urabizi ko mubona nk'ibintu rero ko umuntu tuzi twinshi byarangoye kugira amenye ko ari njye ahubwo abantu namenyeye ko ari njye ngo yavugaga nagiye mbona abantu bari kuntaginga bakambwira ko shambwe n'utubwire kutari waratubwiye ko bimeze gutya nkahita mvuga ko rero kwa kuntu umuntu yihagararaho nkajya mvuga se buriya ni njye yavugaga wisika tfi uwo muntu ni ruzamuye muya oya ntabwo ari njye umuzamuye ahubwo dore uwo nashaka kuzamura namuzamuye shize Yesu we ahubwo dore uwo nashaka kuzamura namuzamuye shize zapfuye Ese Muyango kukiza yongewe nigeze nkubwira ngo shaka oya jyaho uretse abo se ndabanza ndahotinga ndeke ko ibintu binja bimbanye byinshi Ese ko ndi kubyumva kabiri yego uyu ni hariya kuri wa nyawe uretse Godfa ahubwo wowe urampa ingurube yego Muyango we kasheri kanje ko ndi kumva biri kuvuga kabiri none bino ni ibiki oya byavuyemo sheri yego koma bino bintu bigira filter Alia bya abantu muri comment bari guseka ariko se none nkwiye imbwa gusa no ndabyemera amaze kumureba kuri kamera muretse gato umva nkubwire Godfa uyu nguyu yitwa Alia Cool none se sheri ndi kuri video ndi kuri iki nta uretse naje kubwira ukuntu hano ndi CEO urasevinga urakana kuri save uziko ari bwa mbere naze kuri izi mbuga nkoranyambaga zanyu urazijeho rero karabaye Yesu none ukize na Godfather ariho n'ukuntu ngiye ndishaza na Godfather rahira imbere y'Imana aramarayo sibyo ngo bihenze Godfather atamarayo ni nago ndahita njugunya telefone munsi y'igitanda njyame ndebe ko muri bwongeye kumbona ari ngebwo ninjye waba ubabaje none se shu ubu ngubu gutya ndi kuvuga muri kumbona cyangwa oya ntabwo turi kukubona reka nkwereka kugira ngo tukubone ukuntu ugiye kubigenza ugiye gukanda nase kubera icyo ncyuzaho ntari mbizi bino bintu okay mana we urihangana nose nabigenza gute can you put me Coca-Cola okay hitukana hano handitse save kuri iyo link andika ndabakunda ngo turn on camera niko bavuze ya kanda Godfa mbabarira ngenda saje oya ngo iki mandi zame gusaza nawe Alia disi ndamukunda sha nanjye ndamukunda can you switch off this light please and then I will Hello hapana Alia samahani salama none se wowe washyizemo iyihe filter Muyango uko hapi nta filter musheri ni naturere ese ko njye nari kwibona abamonyera mama miracle kwaya kuretagiye kumutama ndapfuye none se mu bintu byose bijya muhanda ya numva muri gusabiriza nanjye ibyo bintu byose basaba mu bintu wari wasaba se nawe dushwanye Godfather ntabwo mvugana nawe utarampa intare kuko ukuntu njyewe turi beef ndagusuje dafo Alia kamubwira ukuntu ujya kuri video masheri kanda hano hariho agafoto kawe uri kuri private jet ibyo hano wagakozeho ndagakoze uratubona akantu kameze nk'akavideo nk'akantu kari gufata video ndakabonye none se ariko nari kubikunda bino bintu oya ntagire ikintu na kimwe ushyiraho sinshyireho filter yari yo no ntubikore ntuza
TikTok umuntu nyine abasa neza nyine biri naturel kandi byiza. N'ubundi ntacyo ndamira. Aha. Nose handitseho save. Yeah, ngo saving. Godfa ntumvugisha. Thank you. Sinshaka kuvugana nawe. Ako mbere yo kukuzana sinari kubanza nkaka nkanuza nkaka. Uzi ko Godfa ari musaza wanjye ariko aranyenga kuri iyi mihanda njye nawe ikintu dupfa pe. Godfa kuki wangu ndi mwana. Dira umunwa wanjye. Ngiye nanga nde. Uravuga cyo koza bimwe ikintu nabonye kizagukora n'uwo muntu. Azime n'inda. Wantwaje ko amaboko yanjye yuzuye. None se Muyango uri kubona ndi mwiza cyangwa byapfuye? Ntabwo wigeze uza kuri kamera. koraho kuri ka kamera none witukanda ahantu handitse gutera. Handitse save ego. Ndahita nkurebera. Yes. You look good. You look good. Yes. Wakimawe. Mushari. You look good. Ako nagace siri kumwa sheri. Mushari nge live. Wanzaniye amatara yanjye mwatwaye. Wayazanye amatara yanjye mwatwaye. But what did you put in? Alia. Okay, so you make. Okay. Muyango de moi. Unjanye imihanda Gen Z friend. Ngo mumeze mute. Hadi wewe simuvugisha reka mvugisha Muyango kuzanye na se Muyango Umva. Urajya uncaho kugira ngo Ngo twadatama intare ntabwo nongera no kuvugana ikizina cya wogaho nawe. Gaho. Unganya wandusha uragacuzwa. Urukutamo bibusa. Burakababara. ayo